Fast and Furious iri muri filime ubundi zakoze ibintu byagaragaraga nk'aho bidashoboka muri sinema y'isi. Kugira ngo ubisobanukirwe neza umva kano kantu, umukinnyi wayo w'ibanze ari we Vin Diesel yamaze gukorera arenga miliyoni 300 mu bice byose by'izi filime. Mu bice byose by'izi filime ayo ntayazwi, hari n'andi atazwi kuko buri uko box office y'iyi filime yazamukaga hari n'andi yiyongeragamo. Rero ko tukubwira zino filime za Fast and Furious uburyo zinjije amafaranga mu buryo budasanzwe, banza wumve tuno tuntu. Mu gihe babaga barimo gukora zino filime za Fast and Furious ntabwo bigeze bakoreshamo imodoka z'udupupe, ahubwo bakoreshaga imodoka za nyayo. Ibi bihita binayigira filime ya mbere ku isi yangirikiwemo imodoka nyinshi, dore ko imodoka zirenga 1500 zose zangijwe. Muri izo modoka zangirikiye kuri scene habaga harimo n'imodoka zenze ku rwego udashobora kwiyumvisha. Ubu Fast and Furious igice cya 7 wabonye scene y'imodoka isimbuka iva muri etage ikagwa mu yindi etage iri imbere. Iyi scene bayikoreye muri studio ariko bakoresha imodoka ya nyayo ariyo Lycan Hyper Sport igura miliyoni 3,400 by'amadolari. Gaye bazi gukora scene irimo imodoka ihenze gutyo kandi ukanayangiza. Muri iki gice cya 7 n'ubundi wabonyemo indege bayuzuyemo imodoka hanyuma ikazimanura zikamanukira mu mitaka. Iriya scene yari ya nyayo bakoresheje abastandi bari mu modoka, nta CGI bigeze bakoresha. No kuvuga ngo bafashe indege bayijyana mu kirere yuzuyemo imodoka, hanyuma izo modoka zari mu ndege bazimanura bifashishije umutaka. Scene bari bayishutinze ari ya nyayo, nta CGI bifashishije kugira ngo n'ubundi zagaragare nk'ari ya nyayo mu buzima busanzwe. Kugeza ubu zino filime za Fast and Furious zimaje gushutingirwa mu bihugu bigera muri 20 byose. Dwayne Johnson uzwi ku izina rya The Rock nawe ari mu bantu batumye iyi filime ikundwa ku rwego rudasanzwe, kuko nk'igice yajemo aricyo cya Fast 5 cyase gikundwa ku rwego rudasanzwe kininjiza amafaranga menshi. Ikindi kintu utaruzi kuri iyi filime, bajya gukora igice cyayo cya mbere director wa Rob Owen na Paul Walker bamanutse hasi muri Los Angeles mu mihanda yaho bajya kureba uko amasiganwa akora byanyabyo, banakoresha interview abo bantu bari muri race kugira ngo bumve ukuntu bazakora script zabo. Iri mu mpamvu yatumye iki gice cya mbere gikundwa ku rwego rudasanzwe. Mu kujya gukora igice cya kabiri cy'iyi filime Vin Diesel yanze kugarukamo kuko yabonaga inkuru zidakomeye cyane. Iyi ni nayo mpamvu utigeze umubona mu gice cya kabiri cyangwa icya gatatu. Mu gice cya kane Universal isimuha amafaranga menshi inamuha role yo kuba umwe buzakora kuri kino gice cya kane. Aho niho Vin Diesel yatangiye kuba producer w'izi filime. Niba waranakurikiranye zino filime za Fast and Furious wabonye ko mu gice cya gatanu Tom we na Brian bibava ruterimo miliyoni 100 z'amadolari. Iyi scene bajya kuyikora bayikoze byanyabyo na CGI bigeze bakoresha. Mu gushutinga iriya scene bubatse iriya volute wabonaga, hanyuma bafata imigozi bazirika ku modoka nigo kugenda bakurubana mu muhanda bafata ayo mashoti. Bahise bafata ayo mashoti bayajyana muri studio bongeramo ama effect. Ibi bisobanura ko iriya scene bayifashe nta CGI bigeze bakoresha. Izi scene zabatwaye by'umweru 4 byose barashutingaga bakabona izivuyemo ntago arizo bashaka, bikabasaba ko basubira. Mu gihe bari barimo gukora igice cya 7 ni naho Paul Walker yitabiye Imana azize impanuka y'imodoka. Uku kwitaba Imana kwa Paul Walker kwahise gutuma amashusho arekeraho gufatwa, gusa abavandimwe be Cody na Caleb bahise baza gufasha director meza gufata amashusho ya Paul Walker yari asigaye. Bifashishije ikoranabuhanga rya CGI na motion capture kugira ngo bafate abavandimwe ba Paul Walker babahinduremo. Muri ziriya scene wabonye mu gice cya 7 za nyuma ntago ari Paul Walker ahubwo yari CGI bifashishije. Mu gukora zino filime za Fast and Furious Dominic Toretto yaje gushwana na Dwayne Johnson ku rwego rukomeye. Uyu The Rock yaje muri filime za Fast and Furious mu gice cya 5 akikigeramo cyaje gukundwa ku rwego rukomeye kininjiza amafaranga menshi. Mu gushutinga kino gice cya 5 amahoro yari ahari hagati ya Vin Diesel na The Rock. Byatangiye kwangirika umunsi The Rock yazaga gukina filime agasanga uyu Dominic Toretto hari uduscript duke yagiye ahindura kuri roles. Kuri The Rock script ntago ari ikintu wapfa guhindura uko wiboneye, dore ko ahanini script umukinnyi aba yarayisoma ijoro ryose. Ibi byaragiye byangiza umubano hagati w'aba bagabo kari babiri, dore ko no mu gice cya 8 ziriya role babonaga bari kumwe ntago ari izanyazo yabaga ari edit. Buri wese yakinaga ku ruhande rw'iwe hanyuma bakaza kuzihuriza muri computer. Muri izi filime za Fast and Furious igice cyinjije amafaranga ku rwego rudasanzwe ni igice cya 7. Ibi biterwa yuko umukinnyi wayo w'ingenzi Paul Walker yari yitabye Imana, hanyuma abantu baza kureba bafite amatsiko y'ukuntu bizagenda. Iki gice cyari kinjije arenga miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari, kigakurikirwa na The Fate of Furious aricyo gice cya 8 kinjije arenga miliyari 1 na miliyoni 239 z'amadolari. Kugeza ubu Fast and Furious ibice byose bimajije kwinjiza arenga biliyoni 6 na miliyoni 600 z'amadolari. Bihita binayigira filime ya 10 mu z'uruhererekane zinjiza amafaranga menshi. Dukore subscribe unatubwira muri comment indi filime twazagukoreraho ubutaha, urabukoze cyane.